mwese reka ntangire mbabwire ngo umwaka mwiza, umwaka mushya muhire kuri mwese mwifuje kubana namwe. Twongeye kubana muri iyi video ya mbere, twavuga ko iri mu za mbere zo muri uyu mwaka tugiye kuzabanamo, ariko icyo tubifuriza cyangwa se turabifuza kugira ubuzima bwiza, kandi natwe tukabashishikariza yuko tugiye kuzabana noneho by'igihe kinini nta kurekura. Kuri kamera rero muri kureba umuntu mwiza cyane, ni umumama. Icyo muzeho kabisa, ntabwo yambwiye byinshi ariko agiye kutwibwira, nanjye mbanze mumenye. Icyo yambwiyeho ni Safi. Safi, amakuru? Turashima Imana. Umwaka mushya muhire. Okay, wamfasha gato. Bo Safi ya sasa rero ndifuza ko mbere na mbere wabanza ukibwira abantu bagukurikiye. Nkuko basanzwe banzi, nitwa Uwimpuhwe Safia, nkaba ndi umumama w'abana babiri. Okay, Safia. Hari ikintu nshaka kwibaza. Abantu batugaririzaho cyangwa se batubwira ubuzima bwabo kuri social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Genda gira ngo nkawe ubimenyereho utubwire ni ubuhe buzima umuntu aba akwiye gutangaza n'ubundi adakwiye gutangaza. Kuri social media rero nkanjye ndabivuga ku giti cyanjye, mba numva umuntu agomba gutangaza ibintu bitari mbese by'ubuzima bwe. Yego. Abagomba gutangaza inkuru nyene zisanzwe, ariko kujya kwitangaza ubuzima bwawe muri wowe ku giti cyawe, ubuzima bwite, ntabwo biba ari byiza. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ubuzima bw'umuntu ugasanga binjiye no muri famiye. Ese kuri wowe ubona bikwiye cyangwa ntabwo bikwiye? Ibintu byo kuganira mukajya muri famiye z'abantu ntabwo ari byo. Ibintu byo kujya kuri social media mukagenda mutukana ntabwo ari byo. Ibintu byo kujya kuri social media mukagenda musebanya nabyo si byiza. Kujya kuri social media abantu benshi baba badukurikiranye, tuba dukurikiranywe n'abana, tuba dukurikiranywe n'abantu bakuru, tuba dukurikiranywe abantu impingano hirya no hino. Rero tuba tugomba kwereka ishusho nziza abantu, tukaganira ibintu bisekeje byo byamara stress umuntu, apana ibintu byo kuvuga ngo ndavuga kanaka cyangwa mutuke cyangwa ngo niyandarike mu buryo butahaye mu nagaciro. Tujye tunamenya ko dufite indangagaciro za Kinyarwanda, hari kirazira. Sasa nkawe nka mama Safi, social media waba ukoresha cyangwa se urubuga waba ukoresha kuruta izindi zose, kuri wowe n'uruhe? Urubuga nkunda gukoresha buriya akenshi ngiye nkunda imbuga zose nkoranyambaga ndazikunda, kuko nizo zigezweho muri kino gihe. Rwose utafanya imbuga nkoranyambaga nta kintu waba uri, waba warasigaye inyuma mu majyambere. Ngere ndi imbere mu majyambere. Imbuga nkoranyambaga ndazifana zose, ari Twitter, ari YouTube, ari Facebook, ari WhatsApp, ari imbuga zose nkoranyambaga mba nziriho. Ni ryari wumva ko watangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga, wumva hari ubumenyi watangiye kubimenya aho ukavuga uti iki nicyo gihe nibuka natangiye kuzikoresha cyane? Ngewe ndi no mu busanzwe narazikundaga kuba nziriho, ariko ntarabijyamo ngo nigaragaze. Ariko nagira ngo nkubwire ngo kuva nakajya kuri YouTube nkakora ibiganiro, urabizi ko nkora ibiganiro bitandukanye, byabashije kumfasha kumenya uwo ndiwe. Ikindi cya kabiri bimfasha kugira inshuti hirya no hino, binyungura umuryango, mbese umuryango ureaguka. Ibyo byose ndabishimira iri koranabuhanga. Batubwiye ko ufite abana. Yego. Abana bawe bafite imyaka y'ubukure ku buryo bemerewe gukoresha social media cyangwa umukuru yemerewe kuyikoresha. Umutoya se ubwo ngubwo? Umutoya rero nawe ni u Rwanda rwejeje azaba yifite. Ubwo se afite umutekano ungana gute ku buryo ki atajya abasha gukoresha imbuga nkoranyambaga wenda ngo abone ibimusenya? Mujya mubasha kumukurikirana? Ibyo ngibyo byo kujya kuri aracyari muto. Aracyari muto, ntabwo arageze igihe cyo kujya ku social media cyangwa ajya mu bintu by'imbuga nkoranyambaga. Ariko umukuru we afite ubwenge, ni mukuru, ariko nawe afite uburyo azikoresha bitari kuvuga ngo wenda ngo, kandi niyo ngenzi igiyeho aramfana, arambwira ati mama courage, kuko niyo arebye nkora ibiganiro abona nkora ibiganiro by'umuntu w'umumama wiyubashye. Nta biganiro by'ubusazi ambonamo nk'umuntu w'umumama wiyubashye. Kandi buriya ngire n'abantu bose mbashishikarize kujya kuri YouTube, ni akazi nk'akandi. Hari abantu benshi nyine bati tujye sinajya kuri kamera, ni uburenganzira bw'umuntu, ariko njyewe
ndi njyewe nyine ni njyewe ngomba kubikora ibintu bindimo mu mutima kandi numva nkunze. Kare tutaratangira ikiganiro director wanjye uri kuri kamera yambwiye ati Mama Safia ni umwana mwiza, ariko ngewe nkuzi kuri YouTube ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nkabona urimo umva urahanahana na bariya bana bayaka banzovu bariya rero urumva naje ngo nyine ntarajya ngo dukorane nahoraga mbareba nari umufana wabo. Rero nanjye nkumva ndabakunze bitewe n'ukuntu bakora bakina nisanzire nanjye nagiyemo. Iyo muri gukorana iyo turi gukorana rero umva wagira ngo ahari turi nk'ababyara, nta kuntu bajya bakubangamira ukumva nk'ijambo rigusebeje. Nta na rimwe nta na rimwe kuko na cano dukoreraho ibyo bintu ntabwo yabyemera ko dukora amakosa imbere y'iyo cano y'uwo muntu ntavuze. Urumva wowe byanga bikunda ubuzima bwa social media hari ikintu buziho. Aka kanya rero tuvuge ngo hari umuntu wenda ukiri muri analogue uri mu ntara internet ntigerayo ariko arazitinya aravuga ati ibibera kuri social media ni ibishitani mana yanjye nta kintu nabikoraho. Oya ntabwo social media zose ariko zigira ibishitani cyangwa zivuga ibintu bitari byo. Ntago ariko zose zibikora. Tunashimira na leta yacu irimo iragenda ibirwanya abantu batukana ku social media yarabihagurukiye. Kandi leta yacu ni umubyeyi, ntago yifuza ko twakora ibintu bidahashe u Rwanda icyubahiro. Tuba tugomba gukora ibintu byiza birimo entertainment, inyigisho, birimo nta kugonga itegeko. Nta kugonga itegeko ngo ugende uvuga ibintu bibi, ugende wigaragaza uko utari, ntago ari byiza. N'uwo muntu uri mu cyaro wenda ashobora kuba wenda yabona nk'ikiganiro runaka, ariko ubu ngubu byarakemutse. Ubu rwose ajyaho hari ibiganiro byiza, hari abantu bazi guteka, kurya, inyigisho z'iyobokamana, uko wabana n'umuntu, uko wakubaka urugo, hari ibintu byinshi hari ma content menshi ku buryo nawe ubwawe yagufasha. Twigeze kubivugaho tubivuga ku bijyanye n'ukuntu umuntu atangaza ubuzima bwe kuri social media, ariko benshi barakuzi barakuzi nawe urabashimisha, ariko hari abantu bashobora kwibaza Safia ni ihe ncamake y'ubuzima bwe yaduha nk'umumama ku kigero cy'imyaka ariho tukamenya ahahise he mu gihe gito. Ngewe ibyanjye ntabwo njya mbishira ku karubanda, nibanga n'ibyanjye ntabwo najya kuvuga ngo hahise hanjye ngo byagenze gutya ngo uko ntawe mba mbibwira ngo wagira icyo abimfashaho. Ngewe ibyo naciyemo nyine n'ibyo nabiciyemo, nta wundi rero ngomba kubiganiriza ngo mubwire ngo ahubwo ndebe bizaza. Hanyuma se kwa kundi twavuze kuganira ubuzima bw'umuntu, iyo umuntu avuze ahahise he hari ingaruka ku buzima bwe? Hari ibintu uvuga bitari ngombwa, ariko hari ibintu uvuga bitari ngombwa. Nose nko kwicara ukavuga ati ngo ngewe ngo umugabo wanjye ngo yagiraga gutya ngo yagiraga gutya, ibyo nibyo? Cyangwa ngo umugore wanjye ngo byari bimeze gutya, ntago ari byo. Ibyo babyita kwimena inda. Noneho turetse wenda iby'ubuzima bw'ahahise, aka kanya ni ubuhe buzima Safia abayemo? Ubuzima mbaye mu buzima bushimishije umutima wanjye. Uko mbayeho nyine ngiye biranshimishije. Ntacyo washinja Imana? Ntacyo nashinja Imana. Iyo mbonye mbyutse nkaramuka ndi muzima, nkabona umwana wanjye yagiye ku ishuri, nkabona inzu y'abandi yishuwe, nkabona icyo kurya ndakibonye, shima Imana. Hari ikindi se warenzaho? Ntacyo urumva. Kuko iyo dushima Imana tujye tunatekereza ko hari abandi aya masaha bari mu bitaro, aya masaha bapfuye, aya masaha bafite ibibazo bitandukanye, ariko twebwe turi bazima cyane. Tujye dushima Imana kabisa. Imana ihimbazwe, ihabwe icyubahiro. Amen. Ubuzima bwa Kigali ububona uti umunsi ku munsi? Ubuzima bwa Kigali rero bisaba ngo ukore, uhaguruke ukore. Apana kwirirwa wigize umusonga rero cyangwa wiwe wifashe mu mifuka cyangwa wiriwe wicaye ngo birakwizanira. Haguruka ukore. Hari imirimo myinshi umuntu yakora kandi akabaho. Hari igihe tujya twumva urubyiruko rutandukanye rujya mu ngeso twavuga ko atari nziza, hanyuma we wamwegera ukamuganiriza akakubwira ati ngiye mba ndi mu kazi, ngo tuba turi gukura intoki mu mifuka tugakora. Umuntu akibaza ese
utuzi twari two twose n'utw'urukozasoni wenda mba ariko nabivuga natwo umuntu yadushakiramo amafaranga mu gihe bamwe bavuga ngo ni akazi nk'ibindi tuzi twiki kwiyandarika wenda kwiyandarika ntabwo ari byo rwose kwiyandarika habamo ingaruka mbi nyinshi kwiyandarika nyine umwana ashobora atejeje ubundi wenda birankiza ariko bikagushyira habi dutekereze ko hano hanze hari indwara ziteye ubwoba dutekereze no ko kwiyandarika ntacyo byakumarira n'Imana ntibikunda icya mbere ugomba hari utuzi twinshi wakora hari utuzi duciriritse ariko usibye kuvuga ngo wenda ngo se ninjya muri kariya kazi ngo bazambona gute genda ugakore tinyuka akazi kabi kaguhesha keza ushobora kugenda mu kazi kabi kakaguhesha keza ngiye niko njya mbyumva ushobora kujya nk'ahantu bacuruza ukagenda ukabahamagarira nk'abantu ati muze mugura icyo gihumbi cyawe ku munsi ukagitahana ako se si akazi uvuze ko akazi kabi kaguhesha keza ariko urubyiruko rwa Kigali arajya bavuga ati njye ntabwo najya gukora amasuku mu muhanda n'urugero kubera iki ya mashuri ye abarimo aravuga aratisha wenda akavuga ati izina ryanjye ryakwangirika amashuri rero ntibakajye bumva ngo barangije za siyansi cyangwa barangije biki ngo ntabwo yajya gukora koza imodoka yego cyangwa se akazi ko mu rugo uri kumva icya mbere ni ukuvuga ngo nimba wararangije akazi kose wabona kapfa kuba atari akazi kakujyana mu byaha wagakora kubera ko ka kazi nujya ugakora ugakunze kazaguhuza na wa muntu ukeneye noneho yantuze wize yantuze wize ya masomo wize noneho kugira ngo mbere yo kubona ka kandi karenze banza ukore ka kandi kabi kamwe ko koza imodoka hari abajeni benshi njya mbona bameze neza boza imodoka hari abajeni benshi njya mbona mu mujyi birirwa bahagaze ku muhanda bashaka abakiriya bagura ibicuruzwa by'ababosi hari abajeni benshi hano hanze hari abajeni benshi bazi gushaka amafaranga tukiri kuri iyo ngingo hari ukuntu tubona mu tubari hakoramo abakobwa ariko ugasanga hari umubyeyi wabaye nk'urimita umwana w'umukobwa avuga ati mwana wanjye kariya kazi sinakwemerera ukajyamo nkawe umukobwa wakora mu kabari wamwemera ari nk'uwawe akazi rero k'akabari nabyemera biterwa n'uko nawe ubwe yabyitwayemo kuko ndakeka ko hari n'abadamu bafite abagabo bakora mu tubari kandi ujya gukora mu kabari ntabwo kuvuga ngo ni uburayi no ni akazi nk'akandi nimba ugiye mu kabari ugiye gukora nyine ugiye gukora umutima wawe no gukora n'ubu ujya mu bagabo ubwo nyine n'ubundi niba utazajya muri ka kabari ukajya n'ahandi uzajya muri ba bagabo cyangwa uzajya muri ba bagore cya mbere ni ukukora ikintu cyawe ugikunze ugakora ibintu bikunze bikuri ku mutima kandi ukabikora neza yego sasa rero turajyanga bikunda hari icyiciro wanyuzemo icyiciro cy'ubwadoresi umusore inkumi kuri iki gihe umukobwa urangije kwiga segonderi agafata inzira akajya kuba muri geto bitewe n'akazi no ku musore bikaba uko nguko kuri wowe hari abantu bavuga ngo umukobwa ntabwo akwiye kuva mu rugo atagiye mu rugo rwe kuri wowe wakumva ko umukobwa yava mu rugo iwabo akajya mu buzima bwa geto ntagire ikintu ahindukaho cyangwa wowe wamubwira iti guma hano ukorere amafaranga utaha n'iwawe ngiye byiza mbona nuko yakora ataha aho iwabo nimba yaba hafite umukobwa kubera ko akenshi abakobwa dufite intege nkeya akenshi abakobwa iyo umukobwa agiye kwipangira akajya mu nzu muri geto ye si bose ariko ntabwo ari bose akenshi abenshi bahakora imico itari myiza ariko iyo azi ko ataha mu rugo iwabo akora ibintu neza avuga ati erega buriya no kugira umuntu ukuri hafi ugucunga uvuga ati ninkora iki ngiki nabyo ni byiza hari indangagaciro ashobora kuba yata aramutse kujya kuba muri ubwo buzima bwa geto hari indangagaciro hari izo yata ari umukobwa ariko si bose hari n'abakobwa baba baseriye bakajya muri geto ariko akabaseriye ariko si benshi si bose hari abenshi rero bajyamo bakajya mu zindi ngeso zitari nziza urumva byanga bikunda umwari wawe uzabane nawe mpaka agiye mu rugo
agiye kubaka urugo rwe. Sasa rero hano mu Rwanda tugira abanyarwenya benshi bakina filime, ababitambutsa mu buryo bwa interview. Nuhe munyarwenya uza ku mwanya wa mbere kuri wowe ukumva agukorera umunsi? Umunyarwenya wa mbere uza ku mwanya, nanjye se ko ndi umunyarwenya ubwo ningiye ku mwanya wa mbere. Undi noneho wowe atarimo? Atarimo, buriya mu bantu bagira ibintu by'urwenya cyane nkunda Nzabe. Dr. Nzabe. Dr. Nzabe nicyo ubona atandukaniyeho n'abandi bose? Dr. Nzabe ni umuntu ukina ibintu bisekeje kandi bibaho mu buzima busanzwe. Ikindi cya kabiri, nkunda ko ntabwo yiyemera, ntabwo ari umuntu wa danje ngo yigire umuntu wa danje, ni umuntu usanzwe. Tukiri ku banyarwenya, abanyarwenya bajya batera joke ukumva atera joke ku buzima bw'umuntu, kuri wowe uba wumva ko bikwiye cyangwa uba wumva ko ari ukumutondagira wenda? Gute? Gutera joke cyangwa se gutera urwenya ku buzima bw'umuntu, wenda ukavuga uti umuntu uburyo ateye ukamuvuga pe abantu bakishima. Oya, biriya biba ari urwenya, nta bugome buba burimo, ni ukugira nyine ngo abantu bishime. Kandi na wa muntu nimba namuvuga bari aho nta n'ikibazo nawe bimugiraho. Ndakeka twaba dusoje, ariko hari akantu nagira ngo tubwire abadukurikiye, ni uko wowe Mama Saphia nk'uko wabitwifurije hanze ya kamera, batubwiye ko tuzabana nawe byanga bikunda cyane. Tugomba kubana buri munsi tubaha ibiganiro, buri munsi byari ibiganiro nyine bituje, murabibona nyine nabaye umuntu w'umubyeyi bitewe n'ahantu turi, sibyo? Ariko n'ubundi ndi umubyeyi gusa nyine abamenyere bazi ko ndi umuntu nyine w'umusazi nyine umva tujyarana bakanyobya tugasaragurana, kandi siko bimeze. Ariko mu busanzwe nta kibazo, ntabwo ndi umubyeyi mwiza, ndi umubyeyi ufite inshingano, ufite abana, ngomba gukora ibintu byiza kugira ngo mpe urugero rwiza ku bana banjye n'abandi bana, kuko abana bose ni abacu. Tugana ku musozo rero, sinzi twifuzaga ko hari icyo watubwirira abadukurikiye. Abadukurikiye turabakunda, mukomeze mukore subscribe hajya iracyari yazina The Daily News Channel. The Daily News Channel, amazina yanyu arakuwe. The Daily News Channel, mukomeze mukore subscribe kandi mutange na comment. Ikindi cya kabiri, mu sharinge nyine abantu bose channel zamuke. Ese iryo zina urumva rigoye? Cyane ndumva rigoye. Ubundi se muyita ngo Saphia Channel ko nabonye tuzabyigaho. Urumva mwari kwiga ati Saphia Channel, Saphia TV show wenda. Saphia TV show. Yes. Cyangwa Mama Saphia TV show. Cyangwa Mama Saphia TV. Cyangwa Mama Saphia Rwagasabo. Ubu tugiye kubaha show. Ebana none ejo bundi uzazishobora. Siporo se nturi nayo? Ndazitinya. Inshuti rero mudukurikiye, nuko nguko tuganiriye na Mama Saphia. Ubundi tubifurize umwaka mwiza muhire, kandi tubashishikarize kudukurikira tunabimva. Dufite abafana benshi bazadukurikira. Dufite abafana benshi, turasuhuza abantu bari muri Amerika, harimo witwa Martin, nkasuhuza n'umumama w'inshuti yanjye yitwa Sophia, ndamukunda cyane, umubyeyi mwiza. Nkasuhuza n'abandi benshi b'abafana banjye, abankunda. Reka nkubwire, nungutse inshuti kubera YouTube, nungutse abavandimwe, Imana ijye ibaha umugisha aho bari, ndabakunda. Murakoze rero, mugire ibihe byiza, naho ubutaha ibyo tubahishiye nibyo byinshi. Yego.